ijambo ry'Imana kandi twamye twumva tubwirwa ngo rizaba ingume, tukumva ni ibintu bitazashoboka, tukumva ni ibintu nyine bitazakunda. Abapasitoro, abahanuzi, abavugabutumwa akavuga ati nyamuneka nimugire ibihe byo kwisomera Bibiliya ubwanyu, kuko iminsi igiye kuza izaba ari iminsi mibi. Abantu bazashaka abababwiriza bababure, abantu bazashaka. MTO TV. Yes, tubanje kubasuhuza mwebwe abadukurikiye kuri MTO TV. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya duhura tukaganira ibintu kandi bitandukanye biteza imbere igihugu ndetse biduteza imbere ubwacu, kuko ibidateza imbere igihugu kandi bitaduteza imbere ntacyo twaba tubishakaho. Rero ni muri ubwo buryo n'uyu munsi tugarutse tugira ngo tuganire. Hari zagari imaze iminsi ivuga ku bintu bijyanye n'imfungwa ry'insengero. Ntabwo abantu bamwe babyumvise kimwe. Hari abavuga bati Imana yahannye abapasitoro bari bamaze kuba ibisambo, abandi bakavuga ati leta yabyinjiyemo nabi, abandi bakabivuga uko babyumva, abandi bakavuga ati ibintu byari bikwiye. Ubwo kandi muri abo bantu batatu mvuze bose, buri wese afite aho aherereye, buri wese afite uruhande aherereyemo. Mwihanganire, ariko by'umwihariko tugiye kuganira nyine turebe mu by'ukuri koko ese ibi bintu byabaye ni ibiki. Hari abarokore bari kuvuga ati twebwe Imana yari yarabitubwiye, ntabwo ibintu bidutunguye. Hari n'abantu batemera ko Imana bavuga bati ahubwo mwemere ko ari Imana yabahannye, ubwo Satani yabashyize ku karubanda, n'ubundi ibihembo atanga arakoshya, yarangiza akagushyirishamo. Yes, n'ibindi. Ariko se wowe urabivugaho ute? Urabibona ute? Ese byaba ari ibyahanuwe? Abandi bari kuvuga ati ni ibyahanuwe birimo birasohora. Ariko se sinzi wowe uko waba ubibona cyangwa se uko waba ubyumva. Ese koko uri muri angle y'ababona ko ari ubuhanuzi buri gusohora? Uri mu babibona yuko ari ibintu bisanzwe, cyangwa se uri mu babona ko ari Imana iri guhana abapasiteri cyangwa se abantu bisakozi b'Imana? By the way, ni muri ubwo buryo nagira ngo tuganire kino kiganiro cyacu, tuze kureba kandi tumenye byinshi, tunasobanukirwe byinshi. Imana ibahe umugisha. Reka tubanze twiragize Imana, dusenge, nitumara gusenga hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Mana yacu, turagushimiye imbabazi n'urukundo rwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tubabarire ibyaha n'ibicumuro byose, tweze gukiranirwa. Iki kiganiro cyacu kibe cy'umugisha kandi kizajye cyungura, kizungure umuntu wese uzacyumva, mu izina rya Yesu, amen. Yes, ngayo nguko rero nuko nguko ibintu bimeze. Ijambo ry'Imana muri Amosi riravuga ngo hazabaho inzara, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya, ntizaba ari n'inyota y'ibyo kunywa, ahubwo izaba ari inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kandi twamye twumva tubwirwa ngo rizaba ingume, tukumva ni ibintu bitazashoboka, tukumva ni ibintu nyine bitazakunda. Abapasitoro, abahanuzi, abavugabutumwa akavuga ati nyamuneka nimugire ibihe byo kwisomera Bibiliya ubwanyu, kuko iminsi igiye kuza izaba ari iminsi mibi. Abantu bazashaka abababwiriza bababure, abantu bazashaka aho bakura ijambo ry'Imana baribure, abantu bazashaka aho bakura ubuhanuzi bahabure. Ibyo byose tukumva ni ibintu nyine bitazashoboka, tukumva ni ibintu bitazakunda, yewe ndetse tukumva ni ibintu rwose bidashobora gushoboka. Ngira ngo abo bagiye basenga, Imana yagiye ivugana nabo amagambo menshi akomeye, ariko rimwe mu magambo nibuka Imana yagiye ibwira abantu ni ijambo rivuga ngo uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga gatatu asenge kane. Igihe cyose iyo Imana iri kuvuga ntabwo ijya ivuga ibintu byoroshye imbere y'abantu, nubwo tujya tubyoroshya tukavuga ngo imbere ngo hari ibyiza, ngo imbere ngo hari umutekano, ngo imbere hari amahoro. Hari korali yitwa Abagenzi
ku itorero ry'abangirikani ahantu hitwa Impemba, bararimbye baravuga ngo kora ugifite uburyo, imbere hari ibibazo, ngo imbere hari uburwayi, imbere hari impanuka, imbere hariyo n'urupfu. Baravuga ngo kora ugifite uburyo. Rero tugeze mu gihe ibyo twahanuriwe turimo turabibona, ibyo twabwirijwe turimo turabibona. Ni muri ubwo buryo muri kubona nyine ibihe bidasanzwe. Murabibona ko ejo urajya kubona ukabona insengero barazifunze, ejo bundi ukabona barazifunguye, ejo bundi covid ikabiraje, tukaba tugeze muri guma mu rugo, ejo bundi guma mu rugo ikabivuyemo, ubuzima bugakomeza. Ariko uko biri kose ngira ngo biriya ni ibiduteguriza, bitwereka yuko hari igihe buriya ngo agapfa kaburiwe ni impongo. Sinzi impamvu uwo mugani waciwe, impongo ishobora kuba itagira amatwi, sinzi impamvu yawo, ariko burya ngo agapfa kaburiwe ni impongo. So sinzi impamvu babivuga gutyo, birashoboka yuko impongo ishobora kuba itagira amatwi. Icyo nabonye nziho amakuru niyi, abakristo bo muri iyi minsi bameze n'izi nyamaswa zitwa n'isatura, zino ngurube z'ishyamba zitwa isatura. Satura nabonye niyo nyamaswa yiruka, iriruka pe, nta nyamaswa yo mu ishyamba yapfa kuyifata. Ariko yamara kwiruka, yamara gucika, yamara kugera mu mwobo, igahita isubira inyuma ikajya kureba ikintu cyari kirimo kirayirukankana, bikarangira intare cyangwa ingwe cyangwa n'indi nyamaswa ririmo iragishaka icishe. Rero birumvikana ni inyamaswa mu yandi magambo yibagirwa vuba cyane, natwe twabaye rero nka tuno tunyamaswa twibagirwa vuba cyane. Ibintu bikaza tubireba, byamara kuza bigahita bikagenda, byamara guhita bikagenda, kugira ngo bidusigire isomo twebwe ubwacu, ahubwo tukarushaho gusayisha, tukarushaho gukora ibyaha. Abajya mu tubari bakarushaho kujyayo, abajya gusinda bakarushaho gusinda, abagambana bakarushaho kugambana, abakora ibibi bakarushaho gukora ibibi, abatukana, abiba, abagome. Ugasanga ibintu nyine aho kugira ngo ahubwo tubone ko igihe cyo kwihana cyari icyo ngicyo, tukarushaho kwikorera ibibi uko twishakiye, uko twumva. So ni muri ubwo buryo rero turi kuri iyi nsanganyamatsiko twibaza ngo ni iki cyatumye insengero zifungwa. Wowe bibona ute? Ese ubona ko ari igihano cy'Imana? So muri angle zose cyangwa se mu mfuruka zose umuntu ashobora kubireberamo, muri kona zose umuntu ashobora kubireberamo. Kona ya mbere nshobora kubirebera mu mpamvu yo kuba Imana yaba iri guhana cyangwa se ariyo yazifunze. Kandi ngira ngo ni ibintu byanahanuwe, abantu twemeranya yuko Imana ivuga, cyane yuko atari abantu bose bagira ubuntu bwo kwemera ko Imana ivuga. Cyakora wenda nzabaza abantu batemera ko Imana ivuga niba Imana yabo ishobora kuba ari ikiragi, cyangwa se niba yarabaremye bavuga Imana ikaba itabasha kuvuga. Kuko nabonye hari n'abantu bajya imbere y'ikigirwamana, reka nkite gutyo, cyangwa se igishushanyo cya Bikira Mariya cyangwa ikibumbano, nkabona barimo barubika imitwe, barubura imitwe, nkabona barimo barakibwira amagambo, nikibasubiza nikivaho kiri, baracyubakiye kugira ngo kitanyagirwa. Kibaze eske iriya ni Imana bari kubwira, bari kuganira n'Imana, bimeze biti? Ntago ndi kublaminga imyemerere y'abantu, ariko kimwe cyo Bibiliya iravuga ngo ibyo, hari korali yaririmbye ngo ibyo bigirwamana bitavuga n'ibyumve yemwe bitanareba, ngo nizo ngegene zibita abantu bambaro kugira ngo ntago zikiza. Zaburi Dawidi yaravuze ngo ibishushanyo babandi basenga ni umurimo w'intoki z'abantu, ifite amaso ntibireba, ifite amatwi ntibyumva, ifite amaboko ntibikorakora, ngo babyiringira bazahwana nabyo n'umuntu wese ubipfukamira. So rero iyo tugeze muri iyo angle birumvikana, ntago natinya kuvuga yuko abantu baba barimo imbere y'ikintu kitavuga, kitareba, naho bitaniye no kujya gusenga inka ukayishyira hari inka ukayibwira, naho bitaniye no kuba wafata inzu cyangwa igiti uko wakibaza kose ukakibwira. Donc ibyo ni ibintu rwose bisa, ni ibintu bisa mu buryo bugaragara. Niba uri kubwira umuntu utari bukuvugishe, niba uri kubwira umuntu utari bukumve, niba uri bukubwira ikintu, donc ibaze nk'umuntu waza akakubwira usinziriye, cyangwa se wenda nk'umuntu wabwira ifoto yawe ngo wafotowe uzanjyana i Kigali. Can you imagine?
is it possible ko ifoto yanjye yakujyana i Kigali nawe wirebe uhagaze imbere y'ikintu cy'ikibumbano urimo urakibwira ngo mubyeyi mubyeyi mubyeyi? What does it mean? Is he a parent? So me, I disagree with you. Apart from me, ku rwanjye ruhande ntabwo ibyo ngibyo mbyemera rwose, ariko kandi no ku ruhande rw'umukristo nyawe wemera ko Imana ibaho, wemera ko Imana ivuga, wemera ko Imana itabangikanywa, ntabwo abyemera, ntabwo ibi bintu byari bikwiye. Twihuse rero nari mbabwiye ngo kimwe cyo gufungwa kw'isengero ndabibona muri kona yo guhanwa n'Imana. Kubera iki? Abantu barabwiwe ntibumva. Hanyuma haza abantu bitwa ngo ni ababishopu, abandi baza barwanira amatitire ngo ni abaposo, abandi baza barwanira ibyo tutazi ngo nibo wabwira umuntu ngo ni pasiteri utakizeho dogiteri runaka ngo bivuze nabi. Ibyo ngibyo nk'abo bakabonye yuko bidahagije, bagerekaho noneho no kwiba abakristo cyangwa se no kwiba abo twakwita ngo ni intama. Ariko sinzi n'impamvu ntabwo nabita intama, kubera yuko bo babita abashumba, kandi uragiye inka niwe witwa umushumba, abandi bitwa, ubundi icyo nzi nuko uragiye intama yitwa umwungeri, abandi bo rero biyise abashumba. Ubwo n'abashumba niba baragize abakristo inka simbizi, ariko ubundi uragiye intama yitwa umwungeri, ntabwo yitwa umushumba. Rero bo baje biyita abapasiteri, pasteur, le mot pasteur mu gifaransa barabyumva. Pasiteri bisobanura nyine umushumba. Umushumba rero sinzi niba ari abashumba biki, ariko kimwe cyo wenda izina ryo ntacyo ryari ritwaye, ahubwo niba bari banashumbye izo ntama cyangwa se abo bakristo, ikibazo nuko batakoze iby'umuhamagaro wabo wabasabaga. Ubundi mubyibuke neza, kera umuntu yabonaga umupasiteri akabona n'umuntu wo guhungiraho, umuntu yabona umuvugabutumwa, yabona umukristo, yabona umuririmbyi. Donc by'umwihariko kumva ngo uriya muntu arakishijwe, uriya muntu ameokoka, twumvaga ari ikintu gikomeye, ikintu cy'ingenzi, ikintu cy'agaciro, ikintu gifite umumaro muri sosiyete, ndetse tukabona ni umuntu nyine w'intangarugero. Bati uyu munsi urabona ko ibintu byarahindutse, abo twakisa abapasiteri, abo twakisa abashumba, abo twakisa intangarugero, ahubwo nibo nkundamugayo. Abantu babaye inkundamugayo aho kuba intangarugero. Ibyo rero byatumye n'agakiza gafekwa, abantu bafetse agakiza, hano akavuga bati ibi ngibi ntabwo byari bikwiye. Noneho leta rero nayo murabizi, itorero rikorera muri leta, ntabwo leta ari ikorera mu itorero, itorero niryo rikorera muri leta. Leta rero yitegereje ubugwe bw'amadini, yitegereje ubuyobe buri mu bapasitoro, buri mu bashumba, buri mu bantu biyita abakozi b'Imana. Umuntu arashaka abo yambura akiyitirira ubuhanuzi, akavuga ngo umva uko Imana yavuze. Ubu abagore barwaye sida bakuye mu bapasiteri ni benshi, abagore bafite sida bavanye mu bashumba ni benshi, abagore bafite ingorane batewe n'abitwa ngo ni abakozi b'Imana nibo benshi. Ibyo rero bituma na gavumenti cyangwa se leta nayo ihagurukira avuga iti eske ibintu bano bantu bavuga kuko nibyo? Mwebwe mwibwira yuko insengero zifunzwe uyu munsi, mukanibwira yuko atari ibintu bagenzuye, ariko najya mbabwire ngo nta teraniro na rimwe riburamo intelligence. Icyo ngicyo nicyo kintu buriya gikomeye, baragenzuye barabyitegereza. Ntago abantu bafite amalisansi, bafite amadoktora bahubutse nk'ingegera. Oya, babikoze nk'abanyabwenge, barabitekereza, barabibona, babona ibiri kuberamo, bafata umwanzuro. Ahubwo reka mbabwire ngo nayo basize n'ayasigaye atarakingwa, namwe murarye muri maso. Hari igihe uzajya ubyuka uri pasiteri uzi kuri buyobora amateraniro, uwo munsi uhure n'ingufuri kubwira ngo ntabwo wemerewe kujyayo. Kubera iki? Nimudakomeza, nimutihana uburiganya, nimutihana amatiku, nimutihana ubugome mufite, nimutihana ibintu by'ubutekamutwe n'ubwesikoro, ntago bizakunda, ntibizavamo rwose. I really tell you the truth, Imana ubwayo yari yavuze ngo ntabwo izemera ko izina ryayo ritukwa.
rero abantu bakabije gutukisha izina ry'Imana, abantu bakomeje kwiyitirira inshingano z'ibintu runaka kugira ngo babone uko bayobya benshi. Ni muri urwo rwego rero iyo kona nayishyira nayirebera muri iyo kona cyangwa se muri iyo mfuruka cyangwa se muri iyo nguni yo kuba abashumba n'abakabaye abakozi b'Imana bagiye babyitwaramo nabi, kandi mubyibuke nongere mbisubiremo, itorero rikorera muri leta, ntabwo ari leta ikorera mu itorero. Ikindi nibutsa abantu, niba Imana yarafashe umuperezida ikamwimika ikamuha igihugu ikamubwira ngo yobora iki gihugu, bivuze yuko uwo muperezida nawe mwibuke, uwo muperezida Imana yamuhaye ubutware nyine ku biri mu gihugu byose n'ibiri kuhakorerwa byose. Hari ikintu rero mujya mwibeshya mukumva yuko buriya n'abaperezida ni abakozi b'Imana, n'abaminisitiri ni abakozi b'Imana. Umuntu wese ni umukozi w'Imana mu nshingano arimo, mu gihe arimo arazikora neza nk'uko Imana ibishaka. Yes, kuki se Bibiliya ivuga ngo muce imanza zitabera, murenganura abarengana, murengera imfubyi n'abapfakazi? Ibyo ni abayobozi bo muri leta bari kubibwirwa. Igihe rero ari kubikora neza, nta kurenganya imfubyi, nta kurenganya abapfakazi, burya ari gukorera Imana. Mujya mwitiranya ibintu mukumva yuko gukorera Imana wenda ari ukuririmba, gukorera Imana ni uguhanura, gukorera Imana ni ugutanga amaturo n'icyacumi. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ari bwo buryo bwo gukorera Imana. Igihe cyose Bibiliya iravuga ngo umurimo w'Imana ni uyu nguyu, ni ukwizera uwo yatumye. Twamara kumwizera rero tugakora imirimo myiza yo kwera ndetse no gukiranuka nk'uko Imana igize gute, nk'uko Imana ibishaka. So ni muri ubwo buryo rero najya mbabwire ngo n'abandi nabo ni abakozi b'Imana isumba byose, kandi bahamagawe n'Imana, batoranyijwe n'Imana, bashyirwaho n'Imana. Nta mpamvu rero yo kumva yuko ibintu bakoze bitari bikwiye. Yes, iyi yari part 1 y'iki kiganiro turi kuganira twibaza ni iki cyatumye insengero zifungwa, ariko kimwe cyo tubonye yuko harimo uburangare bw'abitwa abakozi b'Imana. Abahagarariye insengero ni bande? Nigeze nababwira insengero namwe murazizi, abapasiteri bagiye barwana bagapfa amaturo. Niba ari umurimo w'Imana ni gute bemera bapfa amaturo? Ugasanga ntabwo abantu bahagaze mu guhamya ukuri, abantu ni abanyabinyoma. Noneho rimwe na rimwe ukajya kubeshya nk'umuyobozi muri leta, kandi akaba yamaze kumenya ibyo uri kuvuga, yamaze kukureba. Ibyo rero bituma abantu batizerwa, abantu bafatwa nk'abanyabinyoma kandi bitwa ko ari abantu twakarebeyeho, twakarebeyeho urugero rwiza, bagenda batanga urugero rubi. Ni bande bari kwaka amadivorce muri leta? Ni abitwa ngo ni abakozi b'Imana. Ibyo rero byatumye abantu bibaze, si kuko ibi bintu ni ugukorera Imana, ibi bintu ni itekamutwe, ibi bintu bimeze bite? Ni muri ubwo buryo rero muri kubona insengero zirimo zirafungwa, ni ukubera ko habayeho kugenzura, basanga ibyo twita gukorera Imana abenshi barimo baragenda babeshya, abandi barimo baragenda bagenda nyine uko bishakiye n'uko babyumva, ariko nta gukorera Imana kubarimo, ahubwo bafite ubutekamutwe bwinshi. Sawa rero, murakoze, Imana ibaha umugisha. Ndumva mutaha tuzagaruka none tureba mu yindi mfuruka. Shalom shalom.